Ndabasuje nitwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Guys, Bruce Melody amateka ye y'ingenzi wabasha kumenya hano ku Rumuri TV 250. Nje nitwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Guys, reka turebere hamwe amateka cyangwa se amateka ye y'ingenzi wamenya kuri Bruce Melody. Dore amateka y'ingenzi wamenya kuri Bruce Melody, umwe mu bahanzi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda no muri Afurika y'Iburasirazuba no muri Afurika muri rusange. Ubuzima bwe bw'ibanze wamenya kuri Bruce Melody, amazina ye nyakuri ni Tahiwacu Bruce. Yavukiye mu Rwanda 1992. Yakuriye mu buzima butari bworoshe, ariko impano yo kuririmba yayigaragaje akiri muto mu rusengero no mu ishuri. Intangiriro z'umuziki Bruce Melody wabasha kumenya uko yaje kuba yatangira umuziki we hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yatangiye kumenyekana cyane ahagana muri 2013 2014. Indirimbo zamumenyekanishije harimo Tubivemo, Ndumiwe, Ntuja Unkumbura. Yihariye ijambo cyangwa se akiharira umwanya w'abantu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yihariye izina kubera ijwi rye ridasanzwe n'uburyo aririmbamo live. Ibihembo n'ibikombe yaje kuba atwara byinshi bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yagiye atsindira ibihembo byinshi mu Rwanda no hanze yarwo. Yegukanye ibihembo bya Salasi Awards byahoze bitangwa mu Rwanda. Yatsindiye kandi ibihembo bya Isango na Music Awards mu byiciro bitandukanye. Kuzamuka ku rwego mpuzamahanga hano mu muziki cyangwa se kuri social media hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yakoranye indirimbo n'abahanzi bo hanze y'u Rwanda bagiye batandukanye, harimo Bruce, harimo Diamond Platnumz na Mbosso. Yagiye atumirwa mu bitaramo bikomeye mu bihugu bitandukanye hano muri Afurika no ku mugabane w'i Burayi. Yinjiye mu masezerano n'inzu zikomeye zitunganya umuziki labels zimufasha gukwirakwiza umuziki we ku rwego mpuzamahanga ruhambaye hano ku mugabane wa Afurika n'Uburayi. Albumu ze afite albumu zirimo nka Katerina, Colorful Generation. Izi albumu zamufashije gukomeza kuba umwe mu bahanzi bayoboye uruganda rw'umuziki nyarwanda. Icyubahiro afite wamenya kuri Bruce Melody, afatwa nk'umwe mu bahanzi bake bafite abafana benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Azwiho gukora ibitaramo bya live birimo imbaraga nyinshi. Niba ushaka nshobora no kuguha no kugutegurira inkuru y'amateka ye imeze nk'inkuru ya YouTube script wakoresha kuri Kalimba TV, cyangwa nkagukorera umutwe ukurura abantu benshi bagiye batandukanye. Nitwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Guys, ndakwibutsa gukanda subscribe, udukandire like, share, comment, ni ibintu byiza cyane.